dutangiye filime kacu k'urukundo k'uyu munsi dutangiranye n'umukobwa hano wari uri muri siporo ageze hano wagiye kwambuka umuhanda imodoka igiye kumugonga umugabo hano bigaragare ko afite ubumuga bwo kutabona abamutambitse ngo ni hano umukobwa barikanze nyine yibaza ukuntu umugabo ufite ubumuga bwo kutabona amenye ko agiye kugongwa n'imodoka hanyuma umukobwa ati urakoze cyane atari ko ndi kwibaza mbwira ubikoze gute umugabo ati wirukanga hano hagati ya saa 3 na saa 4 za mu gitondo ikindi kandi iyi modoka nayo itambuka hano saa 3:24 izo saa 3:24 nibwo imodoka ibitambutse hano ati umukobwa ati wawe ati mbega ati biratangaje cyane umugabo ati kandi icyo gihe nibwo n'umugabo wawe wari kuguca inyuma mu rugo iwawe harimo aragucana inyuma n'umukobwa w'imisatsi itukura umukobwa ati ngwiki umugabo ahita yicira arikomeza rwose nta bintu byinshi nyine akimara kubwira umukobwa ko izi saha nyine aribwo umugabo waba ari kumuca inyuma mu rugo nyine n'undi mukobwa w'imisatsi itukura kandi nawe bari muri siporo hano ndetse n'iriya modoka kicano saa 3:24 bigaragare ko ibi byose nyine uyu mugabo rwose abizi neza bivuga nk'umuntu nyine ubihagazeho nta kindi cyabaye umukobwa yise ava mu bya siporo ahita ahubwo agaruka mu rugo muri ako kamwanya hanyuma araza kingura urugi gahoro gahoro aje kwifatira umugabo nyine kamuca inyuma nyine nyuma yo kuri umugabo ufite ubumuga bwo kutabona nyine mubwiye ko nguzi sanga umugabo waba ari kumuca inyuma mu rugo ngo n'umukobwa ufite imisatsi itukura hanyuma umukobwa yaje gutya hanyuma babona mu rugo haratuje nyine nta kintu kiri gukoma umukobwa ati nageze mu rugo ati uri hehe sheri hanyuma ukamwanya umugabo itava yambara n'ibintu by'ibyenda bibye muri douche nyine umukobwa ati sheri nibiki bimeze biti umukobwa yitegereza umugabo wiwe bisa nkaho kuko umugabo yarimo amuca inyuma hanyuma umukobwa ati kuki wambaye ibyo byenda umugabo urikanga ati ngwiki ndimo nditegura nyine kujya muri douche twisare ikibazo kibirimo koko sheri umukobwa yitegereza umugabo ati koko ugiye kujya muri douche koko umugabo ati cyane hari ikibazo se sheri koko hanyuma umukobwa ati okay reka nze mwereke noneho hanyuma umukobwa bagize gutya batangiye gusakasaka inzu yose nyine ngashaka uwo mukobwa ufite imisatsi itukura nyine bari bamubwiye yuko amucana inyuma n'uyu mugabo umukobwa ati ari hehe umugabo ati sheri urimo uravuga ibiki koko umukobwa ati ari hehe mbwira uwo mukobwa ari hehe hanyuma umukobwa akomeza gusakasaka yiri ko wabona ntawe ari kubona nyine umukobwa bamubwiye umugabo ati hani urimo uravuga ibiki koko sheri hanyuma umukobwa yitegereje neza ati koko umukobwa arebye ku ruhande abona imisatsi y'umutuku yafashwe mu ntuza mu kantu k'akabati hano umugabo ati umukobwa ati koko n'uyu nguyu ati nahangaha wamuhishe umukobwa ugiye gufungura umugabo aramubuza hanyuma kukamwanya umukobwa yagize gutya afunguye ubona ni ibintu by'ibisatsi by'iyo plante bashyize hano by'imisatsi itukura hano bashyize mu kabati umugabo ati nari no gutegura surprise sheri ati ni costume cyangwa se nabiteguriye cya kirori bita Halloween hanyuma umukobwa nyine yabonye ko ugize isoni nyine yakozwe n'isoni hanyuma tangira kwitonganya ati kira kiguryi kimumye gusa umugabo ati ngwiki sheri umukobwa ati nyihanganira nyine natekereje kuri muranci nyuma nyine atari kumbabarire pe umukobwa ati sheri wakwimvisha ko narimo nekereza ko wari urimo kunca inyuma umugabo ati sheri tuza ati rwose ngiye ndi wowe wenyine ati nta wundi muntu ngucaye inyuma ati rwose ndi wowe wenyine ati sheri tisa ahubwo umukobwa ati sheri ati ntacyo reka nsubire kwirukangana none nigire muri siporo ati nawe ugenda ufata akayaga nyine ati niba byose byikure mu mutwe nyine ubyiyibagize nyine wigire nkaho nta kintu cyabaye umugabo ati cyane rwose ndabagutegereje sheri ati ubanguke bye bye hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa yagize gutya avuye aho ngaho nyine asezera umugabo we nyine kumbe muri ako kamwanya hari undi mukobwa hano wese ufungura akabati kumbe bigaragara ko wa mugabo ufite ubumuga bwo kutabona nyine ibyo avugaga ari byo nyine kumbe wa mukobwa ufite imisatsi itukura yirishe mu kandi kabati kari aha ngaha hanyuma azasohoka baza ati yagiye kuko umugabo ati cyatumutse bigaragara ko nyine uyu mugabo nyine rwose yaca inyuma uriya mugore we nyine ndetse atanamukunda nta kindi cyabereye umukobwa yigarukiye hano muri siporo asanga wa mugabo ufite ubumuga bwo kutabona yicaye aha ngaha rwose aratuje hanyuma umukobwa aramwitegereza umukobwa yakomeje kwitegereza umugabo uranga ufite ubumuga bwo kutabona umukobwa ati ase uratekereza biriya bintu bishekeje ko kurumva bishimishije koko ati habuze gatungo urangiza umuryango wanjye neza neza umugabo ati ngiye nakweretse ukuri udashaka kureba cyangwa se wahisemo kutareba ati byo nta kazi kawe umukobwa atari ku wa mugabo ati uzi n'ikindi ariko ndakubwiye ni jya mu kuzimu wowe nuko kuri kwawe ngurimo uravuga ubwira uvuga ubusati mwese mujye mu kuzimu
umugabo agize gutya kurura umukobwa ashatse kongera kwirukanka, umugabo ati guhera aka kanya atumenye yuko utazigera wongera gucika ukuri. Ati ibyo nibyo mubwiye kandi uzajya uhora ukubona mu maso y'abantu ukuri, uzajya uhora ukubona mu maso y'abantu. Umugabo agize gutya kukwira rinete ku maso, amaso yarahinduka umutuku. Hanyuma ngo nibyo yerekaga umukobwa nyine ko atazongera gucika ukuri nyine ngo azajya bibona mu maso y'abantu. Umukobwa ati kino gisazira. Hanyuma umukobwa yita yikomereza nyine yigira muri siporo nyine, asiga umugabo aho ngaho. Umugabo nawe yita yifatira agakofi kiwe yari yatumije atangira kwinywera. Tugaruka ku rundi ruhande, hano hari abari ku meza barimo birira nyine, ubona ko gusa harimo uri kurya ubona atabishaka, ubona birya bisubizamo nyine. Hanyuma ni wa mugabo twabonye uca inyuma umugore wiwe hano. Hanyuma umukobwa ati ese ntabwo wakunze ibyo nagutekeye? Umugabo ati urumva nyine bimeze neza rwose. Ati humura nta kibazo. Kuko mwanya amaso nawe yita atukura, bya bindi wa mugabo ufite umugabo ko kutabona yabibwiye umukobwa ati amaso yawe. Umugabo ati nguki urimo uvuga ibiki wa mugore we? Umukobwa ati amaso yawe. Umugabo ati ibintu byose bimeze neza, ibyo kurya watetse ni byiza. Kuko mwanya amaso y'umugabo arongera aratukura. Ati nyine nuko nahisemo gusubira kuri regime. Ako mwanya amaso y'umugabo arongera arabyazamo imira arasa umutuku. Umukobwa aravuga abwira umugabo ati shiri ngo uvuga ati kabiri gukuba kabiri ni gatanu. Umugabo ngo uvuze ngo iki? Umukobwa ati bivuge nyine, vuga kabiri gukuba kabiri ni gatanu. Ati bivuge. Umugabo ati okay none kabiri gukuba kabiri ni gatanu. Ati hari ikindi ushaka se? Akimara kubivuga none amaso y'umugabo arongera ararabye nyine azasa umutuku. Umukobwa akomeza kumwitegereza kuko abona ko ibyo wa mugabo ufite umugabo kutabona yamubwiye ari byo. Kuko umukobwa ati iyo mugihe nari ndi kwirukanka mu gitondo, iyo ndi kwirukanka mu gitondo ubu uri kunca inyuma hano n'umukobwa ufite imisatsi itukura, sibyo? Ati iyo ndi kwirukanka mu gitondo nagiye muri siporo ubu uri kunca inyuma n'umukobwa ufite imisatsi itukura. Umugabo atari kuwa mugore we Maria ukunda gukina mu magambo rwose. Ati ntago ari byo rwose. Akimara kuhakana nanone amaso arongera aratukura. Kuko mwanya umukobwa yigize gutya afata ibyo kurya barimo baryita bitera umugabo mu maso. Umugabo ati urimo urakura ibiki? Umukobwa ati urabeshya ibinyuma gusa. Ati ndi kubibona mu maso yawe kuri murabeshya, uri umubeshyi. Umugabo ati ntago ndi kuguca inyuma. Akimara kongera guhakana amaso ye arongera aratukura. Hanyuma umukobwa nta kindi yakoze yahise afata ibyo kurya hano itangira kubimena ku mugabo. Umugabo ati umva ariko wowe wasaze, ariko wasaze wa mugore wasaze. Ati ibintu byose bimeze aho. Ati none icyaha ndacyemeye, none ibyaha ndabyemeye byose, ibyo nshinja byose ndabyemeye. Ati icyaha ndacyemeye noneho. Hanyuma umugabo yitahaguruka nyine abwira umukobwa ko yemeye cyangwa se umugore hano ko yemeye ibyaha nyine arimo aramushinja. Hanyuma umugabo ati nyine n'ubundi warangije kumvumbura, ariko twakabaye twaranatandukanye kuva na kera rwose igihe kinini gishize. Umukobwa ati urimo uravuga ibiki kuko? Ati urimo uravuga ngo twakabaye twaratandukanye kera? Umugabo ati cyane rwose. Umukobwa ati nyuma y'ibintu byose twanyuzemo byose n'uburyo nagukunze n'ubuzima bwanjye bwose Jack, kuko ngo twakabaye twaratandukanye kera. Umugabo yitegereza umugore ngo umugabo ati amaso yawe. Umukobwa ngo nguki? Umugabo ati amaso yawe nawe, ati amaso yawe. Hanyuma umugabo agira gutya bafashe ikiruri hano abakeretse umukobwa ati ongera ubivuge twumve. Ongera ubivuge. Umukobwa ati naragukunze n'ubuzima bwanjye bwose. Akimara kubivuga nawe amaso yo yahita atukura, bigaragaye ko nyine bose barimo babeshye nyine n'uyu mukobwa yabeshyaga uyu mugabo. Umugabo ati biragaragara birasa nkaho atari njyewe mubeshye njyenyine uri aha ngaha rero twese turi abanyabimunyoma tubeshya. Ati subibonye se wowe. Bigaragaye ko nyine bose nyine ari uyu mugabo ari uyu mukobwa bose nyine babeshyenyaga nyine, ariko baryaryana nyine bigira ngaho bakundana nyine. Tugaruka kuri uruhande nyine ibyo ngibyo birangiye, tugaruka ku rundi ruhande aha ngaha. Bigaragaye ko ari mu kantu k'akabari nyine kari aha ngaha. Umugabo abwira umukobwa ati urabizi se ukuntu ngiye nkunda ziriya filimi ziba zivuga ku bintu by'impundu? Umukobwa ati ntabwo bishoboka. Ati nanjye cyane rwose nibyo nkunda. Ako kamwe akimara kubivuga mu maso y'umukobwa yitongera atukura, gusa yari yambaye rinete. Umusore uranga ntiyabibona nyine. Umusore uranga ati nyumva neza rero. Ati ese uri kubundi urabyumva gute turamutse tuvuze dupanze tukazajya kwirebera agafilime? Ati hari ikibazo? Ati
ati ejo nta kazi mfite, ejo nzaba ndi free, ati hari ikibazo tugiye kureba filime. Umukobwa ati rwose niba ushaka kuzambwira ibintu nyine biri seriye nyine udashaka kuzanjyana mu mikino, ati nta kibazo rwose twagenda. Umugabo ati ngende seriye cyane rwose, ati ndi tayari rwose. Hanyuma umukobwa akuraho rinete ngo yitenga arebe niba umusore arimo aramubeshya nyine, niba amaso ye arimo aratukura. Hanyuma gusa nyine nk'uko twibonye nyine kuri ruhande hari abandi barimo bacapana iki bakubitana iki. Hanyuma bigaragara ko ari umukobwa uri kuri ruhande arimo kubita urushyi ikigabo kindi kumwe ni wa mugabo w'uyu mukobwa nawe uranga. Bigaragara ko buri wese yari yifunzwe noneho nyuma yo kumenya ko bose bacana inyuma cyangwa se babeshyanya nyine buri umwe yari yaje kwibetana n'undi muntu hano muri kano kabari. Hanyuma mu gihe umukobwa ari kwandikira ibintu ku rupapuro, hano hari wa mugabo we yese aza gutya azamwegera. Nyuma yo kuba yamaze gutandukana nyine umugabo ahita amusoma ku kuboko. Umukobwa ati we ati bimeze bite wa mugabo we Jack? Umugabo ati ese ndakubona wakoze, ndabona uri kumwe n'izindi nshuti nshya. Ati umugabo bigaye ko yanasinze nyine ababyatsi nyine. Ati ndabona uri kumwe n'umugore wanjye wa mugabo we. Umukobwa ati ntabwo n'umugore wawe, nahoze ndi umugore wawe. Ati ntabwo ubu ngubu nyiri umugore wawe. Ati ariko umenye ko nta na divorce turahana. Umugabo ati ariko ubundi uzi impamvu ubukwe bwacu bwese cyangwa se twese dutandukana ngiye n'umugore wanjye? Umukobwa ati Jack vanga agenda rwose. Umugabo ati ndabizi ko uyu mugore wanjye ikintu cyatumye dutandukana arabeshya cyane, ni umunyabinyoma. Ushobora no kwibona amaso yo ahita ahinduka umutuku, buri gihe cyose abeshya amaso yahinduka umutuku. Hanyuma nakindi cyabaye, umugabo nyine atangiye kumuraburiza amuteza uyu mugabo wundi uri hano ku ruhande. Ikigabo kiti isi ibyo bintu uri kubasha kubyumvisha ukuntu umukobwa anabeshya amaso agahita atukura. Umugabo agiye kumukora ku mukobwa, ikigabo umusore urangahita ngo ati ntumukoze ayo maboko yawe. Hanyuma ikigabo kihita kiza gica inyuma umukobwa, kihita kimukuramo amarinete yari yambaye. Ati reka nze mwereke ko noneho nari no kukubeshya wa mugabo we. Hanyuma umukobwa nyine bahise bamukuramo amarinete nyine yari yakinze ku maso yiwe nyine ngo ataza kuraburiza cyangwa se ataza kumuteza abantu. Umukobwa akimara kuvuga ngo ntabwo ari ukuri, amaso yiwe ahita atukura. Bigaragara ko nyine yarimo abeshya uyu musore urangaha nyine. Umusore ati ese ni ukuri kuko urabeshya amaso yawe agatukura? Hanyuma ikigabo nyine cyahise kimuteza umutipe urangaha nyine cyangwa uyu musore urangaha ukora muri kano kabari. Hanyuma umugabo ati ese mubaze wa mugore urashaka ko kano gasore gakora gaseriva hano kuko ariko kagucyura nyuma yuko dutandukanye koko? Bigaragara ko ikintu kigabo cyari kigarutse kumutesha umutwe nyine nkuko tumaje no kwibona ku rundi ruhande hirya nyine kino kigabo n'uwo bari kumwe yaramaje kugicapa inki yamaje kukirukana nawe. Ikigabo kimaze kubateranya rero cyese kimubwira kiti sha mugira umugoroba mwiza rwose, ati mbaye nigendeye ngewe. Hanyuma nyine nta kindi cyabaye, umukobwa hano baramuraburije rwose, bamushyize ku karubanda nyine kabeshya amaso yiwe agatukura nyine. Umukobwa ati nagusobanurira. Umusore ati ntabyo nsobanuramo rwose, nta bindi binyuma nyine kumva byawe. Ati rwose umusore yitagira gutya afatana akagapapuro umukobwa yarimo amwandikira nyine, bigaragara ko yarimo amurangira adresse, ahita agaca gutyo nyine ahita akajugunya. Hanyuma umukobwa nta kindi cyabaye nyine yarababaye asigara aho ngaho. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa asigaye ahangaha babaye nyine nyuma y'uko umugabo wiwe bamaje gutandukana nyine yamaje kumuteza uriya musore yarimo yifunze. Nanone bisa nkaho bari kubyumva kimwe. Umukobwa yazindutse agaruka kuri wa muhanda nyine ajya ahurira naho na wa mugabo ufite ubumuga bwo kutabona. Hanyuma bigaragara ko yari agarutse hari kumureba katurebe. Hanyuma muri kamwe nyine umugabo ufite ubumuga bwo kutabona yise nahagera. Umukobwa ati ndagusabye rwose mfashe ibintu byose bisubize uko byahoze. Umugabo ati munyihanganire madati nuko nguko nuko ubuzima bumeze, iti byagombaga kubaho ibyo ngibyo. Umukobwa ati nyumva neza wa mugabo ati ndakwinginze rwose, ati mva ngo mbwira basi muri iki koko wa mugabo mbwira ikintu nakora. Ati nta muntu n'umwe uzongera gukundana nanjye mu buzima bwanjye, ati byararangiye buriya. Umugabo ati mva mubwire wa mukobwa we ukuri gutangirana na nyirako nawe urekera kwibeshya nyine. Atutangire urekere kubeshya abana, nurekera kwibeshya ubwawe nawe uzarekera kubeshya barutangire. Utangire wibutoze kwibwiza ukuri nawe uzatangira kubwiza n'abandi ukuri. Iyo ni inama nyine uyu mugabo yagiriye umukobwa nyine ngatangire arekere ngo kuri gutangira mu muntu nyirizina nyine ngatangire niba ashaka kuvugisha kuri nyine abantu bakamwizera nyine atangire nawe yibwiza ukuri nyine arekere kwibeshya aho ngaho, aho gatangire nawe yibwiza ukuri ubundi abone no kubwiza abandi ukuri. Hanyuma byahise nta kindi cyabaye ku rundi ruhande wa mukobwa yisaza hano bazagaruka kureba wa musore ukora muri kano kabara hangaha.
umukobwa ati narakubeshye rwose ntabwo zira filime nzikunda pe, uko niko kuri. Hanyuma umusore aramutega amatwi aramwumva. Hanyuma ukamwanya umusore nta kindi yagize gutya baje gufungurira umukobwa. Hanyuma umukobwa nyine bigareye ko aje kumubwiza ukuri umusore noneho nyine bwa mbere yari mubeshye ko akunda ngo filime ngo z'inkundo nyine gusa, ariko umukobwa akaba yarimo abeshya umusore. Hanyuma umukobwa nyine yaje kwihanira cyangwa se kwaturira umusore nyine amubwiza ukuri. Umukobwa yabwiye umusore ati rwose narakubeshye zira filime ntabwo nzikunda ariko weho ndagukunda pe, ati kandi nagiranye ibihe byiza nawe pe. Umusore yakomeza kwitegereza umukobwa ati kandi ndifuza kukumenya biruseho nyine, ndifuza ko twagira ibihe twakomeza kugirana ibihe byiza nyine nkakumenya biruseho. Umukobwa nyine bisa nkaho yarabwije ukuri. Noneho umusore umukobwa ati none se amaso yanjye arongera asa umutuku. Umusore yitegereza umukobwa mu maso nyine ngo arebe ko amaso ye yahinduka umutuku. Umusore ati cyane rwose. Umukobwa barikanze. Umusore ati rwose ariko huzuyemo ukuri noneho, ati huzuyemo ukuri n'ubunyangamugayo. Bigaragara ko nyine ari umusore mamukinisha hano nyine amaso y'umukobwa ntabwo yari yatukuye noneho nkuko arasanzwe atukura nyuma yo kubeshya nyine. Bisa nkaho uyu mukobwa noneho yaravugishije ukuri cyangwa se yarabwije ukuri. Ngushimira cyane agafilime kacu nawe karangiriye.